nawe warotaga inyange umva igisubizo cyabyo, umva icyo Imana ibishaka kukwereka mu nzozi cyangwa mu iyerekwa. Icyo udasobanukiwe ugomba kwandika muri komenti tukagusubiza, kandi ikindi niba uri mushya kanda subscribe, kora share ndetse na komenti. Imana irarushaho kuguha umugisha kuko tuje kugusobanurira ibingibi kandi ni umwuka wera w'Imana ubirimo. Nk'uko umuririmbyi yaririmbye ngo Imana ibirimo, ibiguhagaritse umutima ibirimo. Ni koko by'ukuri ibirimo, kuko umuntu Imana ibana nawe ararota cyangwa akerekwa cyangwa agahishurirwa, cyangwa Imana ikanyuza mu buryo bwose, yagusura mu ijambo ikakubwira ijambo runaka, umurongo runaka uba ufite ikintu usobanuye, nawe iyo utawusobanukiwe ubasha kutumenyesha ukatwandikira. Imana ibasha kudufasha tukagufasha, twese tugomba gufashanya kuko niko abizera bajya mu bwami bw'Imana bagomba kubana. Nk'uko n'umuririmbyi yongera akavuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana, ngo be kugwa mu cyaha cyangwa babe ishyo rimwe, mbese muri make babone amahoro. Imana ishimwe cyane. Rero impamvu nari nkwibukije ngo ukande subscribe, niba nta mutima mubi ufite ntabwo byakubuza gukanda subscribe kuri iyi channel yitwa Kristo Ariho TV, kandi mboneyeho no kugusuhuza, mboneye no kuguha ikaze kuri iyi channel. Imana niguha umugisha. Rero iyi nyange umva uko tugiye kubitangira tuyisobanura. Inyange irimo ibice bigera kuri 3 cyangwa bikarenga 3 bitewe n'uko Imana igusuye. Hari igihe igusura ukaba wayibona mu buryo runaka, wayibona mu ishyamba se, wayibona ku giti se, wayibona mu isambu, cyangwa bamwe hari abavuga ngo ni mu gisambu cyangwa abandi bakavuga ngo ni mu ifamu cyangwa mu murima udahinze. Ushobora kuyibona iri kumwe n'inka, ushobora kuyibona yonyine. Umva ubusobanuro, turagenda dusobanura bimwe na bimwe, ibindi bitewe n'icyo Imana yashatse kukwereka uzajya usobanuza. Kandi Imana nzi ko ibana natwe, kandi niba uri umuntu utariho umwuka mubi wo gupinga, niba uri umuntu utariho umwuka mubi w'ishyari, niba uri umuntu utariho umwuka mubi w'ubugome, ndizera ko uri bubane natwe kandi ukadufasha natwe tukagufasha. Imana ikugirire neza. Rero inyange icya mbere cyo isobanura ubutungane bw'umukirano. Icyo nicyo isobanura. Noneho ikongera igasobanura umukristo wizera. Rirabara ry'umweru ryayo niryo rituma isobanura umukristo wizera. Ndizera ko ahangaha ubanje kunyumva, kandi nizere ko uteze amatwi neza. Imana ishimwe ko iri kumwe nawe kandi ikabana natwe. Ikindi cya gatatu iyi nyange isobanura imbaraga z'umwuka wera. Noneho hari ukuntu uyibona Imana ikabikuzaniye ubutumwa ndetse bw'umwimerere butanakorwaho, noneho wowe ugahita ubifata nk'ibintu biri aho ngaho, ukabifata nk'ibintu byoroheje. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ari umukristo Imana iramusura mu buryo bw'inzozi, ari umupagani Imana iramusura. Ahubwo ahantu bitandukaniye ni amahitamo yawe y'uko wahisemo. Niba warahisemo gupagana, aho ngaho ibasha kuhaca mu nzozi ikumenyesha ngo ushatse wahinduka, cyangwa ikumenyesha ngo dore nubwo uri muri ibi ngibi ndacyagukunda, ariko ufite uburyo wahindukira nkagutabara. Rero icyo gihe yo wumviye umuburo wayo, Imana igenda icishamo aho ngaho kugeza uvuye mu kibi ukayoboka inzira y'Imana kugira ngo uzabone ubwami bw'ijuru. Ariko yo winangiye ugafunga umutwe, dore niko mu mvugo z'isi bavuga ngo ni ugufunga umutwe, ariko ujya gufunga umutwe n'amatwi burya yamaze gufungwa, ari wowe wayifungiye nta n'umuntu ugukozeho, ukumva byose ntibikureba. Ariko nubwo uvuga ngo byose ntibikureba, birakureba, kuko impamvu bikureba ni iyi ngiyi: umwuka wera ufite muri wowe ntago wabashije kuwukoresha nk'uko bikwiriye. Ikindi, umwuka uhumeka umenye ko ari Imana iwuguha. Nubwo wigira umuntu ukomeye, gukomera mu buryo bw'umubiri birashoboka, simvuze ko udakomeye, simvuze ko
udafite imbaraga z'umufuka cyangwa imbaraga z'amafaranga cyangwa imbaraga z'isi, ariko nubwo ubifite wibuke ko hari Imana yabanje kurema isi utarabaho, wibuke ko hari Imana yabanje kurema ibi byose uri kubona utarabaho, wibuke ko hari n'abakubanjirije bagiye batakiriho, wibuke ko ugomba gushaka uburyo ugomba kugira iherezo rizima rifite ubudahangarwa ku buryo n'umuryango wasiga cyangwa naho wasiga, kandi wibuke ko ugomba gushaka uko usiga inkuru nziza imusozi. Ibaze kugenda utashye wenda ukuwe muri uyu mubiri, bagasigara bavuga ngo ni ikigende cyari cyaratuzengereje. Ibi bintu ntabwo bikwiriye ku muntu w'Imana cyangwa ku muntu uhumeka umwuka atabashije kugura. Wibuke ko mu bitaro harimo abantu barushye, harimo abamanitse amaguru, harimo ababuze umwuka bari guhumekera kuri bomboni. Rero wowe ugahumeka umwuka w'ubuntu, ukaryama ukabyuka ntumenye igihe wabyukiye, mbese ntuzi uburinzi wahawe ubwo ari bwo, warangiza ukabitesha agaciro, warangiza ukavuga ngo Imana nta kimaze. Ibyo wakiringira byose, wakiringira imbaraga z'abapfumu, wakiringira abo bose, umenye ko byose uwabiremye ari Uhoraho, ari we witwa Jambo. Yabiremye kugira ngo abashe kugunezeza, abashe kugushimisha, abashe kuguha ubutware ndetse n'ubushobozi bwo kubasha kumuhitamo kandi umunezeze. Ariko icyo wahisemo kugenda uko bidakwiriye. Inama nziza garukiraho, inama nziza ihane. Niba hari aho wayobye, ubwira Imana uti Mana mbabarira narayobye, ndashaka kugaruka mu nzira ya nyayo, ndashaka kumenya ubwami bw'Imana, ndashaka kuzaragwa igihugu cy'abera. Icyo gihe Imana izabana nawe. Rero nkiri gusobanura ku iyi nyange, iyi nyange hari uburyo bwinshi Imana ibasha kuyikuzaniramo bitewe na mesaje ishaka kukubwira. Icyo gihe usabwa kuba maso, usabwa kwirinda, usabwa kumekinga shuwa ko iyerekwa ubonye cyangwa ihishurirwa bivuye ku Mana. Nabwo yari ibintu bitavuye ku Mana, Imana ibasha kukumenyesha ko hari ikindi kintu cyakwinjiriye. Wibuke ko nubwo turi mu isi, iyi si ni icumbi. Wibuke nubwo turi mu isi, iyi si iragoye, ariko nubwo igoye hari Imana yo kudutabara. Rero nusurwa muri ubu buryo, impamvu tuvuzemo bike by'ingenzi ni ukugira ngo ubashe kumenya ko mu ijuru hari Imana ibasha kukugenderera, nk'uko umuririmbyi avuga ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige. Rero mu gihe ubonye byakuyobeye, jya ubaza Imana kandi uyisobanuze. Icyo nzi cyo izagusobanurira, nudashyiramo uburyarya, nudashyiramo ubukoboyi. Imana nzi ko izabana nawe uko bukeye n'uko bwije. Imana ibasha kureba ko waramutse amahoro, Imana ibasha kumenya ko uri guhumeka neza, kuko Imana igira n'ubuvuzi bwihariye iyo wabanye nayo neza. Imana igira ubutabazi budasanzwe, niyo ikuraho za karande, niyo igukura mu bisokuruza byakoze ibibi. Iyo Mana ifite ubutware n'ubushobozi. Rero nshuti y'Imana, nshuti y'umusaraba, nagiraga ngo ukanguke kandi umenye ko Imana ibasha gusura uwayo mu buryo bwose kandi ikakumenyesha ibyo uri byo. Ushobora kurota ibintu byinshi, yaba imyambaro, buri kintu cyose gifite ikintu kivuze ku Mana, kuko Imana ibwira umuntu wese bitewe n'uko ishaka kumubwira. Yakoresha amarenga kuko Imana nyine ivugana n'ushaka kuyumva, udashaka kuyumva iramwihorera ikamutegereza, kuko iragutegereza wamara kugera aho bigucanze mbere y'uko yongera kukwishyira cyangwa yongera kuguha uburenganzira bwo kwegera aho uri. Ikabanza ikakunyuza mu kantu bita nk'agatreningi kugira ngo ubashe gukosoka koko, umenye ko wayibabaje, kuko nayo irababara nk'uko nawe umuntu agukosereza ukababara. Iyo Mana irababara. Imana yo mu ijuru, Imana mvuga ni Imana yera, Imana mvuga ni Imana ihambaye. Rero nshuti y'Imana, igihugu cyose uherereyemo, wibuke ko hari Imana yakurinze, wibuke ko hari Imana yakurinze uri mu nzira, waca mu ndege yarakurinze,
wanyura he, Imana yagiye ibana nawe, akaba ari n'amaboko ikurinda mabi, ukavuga ngo Mana nunkiza hano ndagushima, wamara kubona ubitambutsemo ukongera ukisubirira mu byawe. Ariko wibuke ko mu ijuru hari Imana ifuha kandi irakara. Nagiraga nkumenyeshe ko ugomba guca bugufi kandi ukakira umwami nk'umukiza wawe kugira abe mu bugingo bwawe, kandi ubone n'icyo uzaraga urubyaro ruzagukomokaho, ubone n'icyo uzaraga inshuti, mbese ubone n'icyo uzabwira abagukomokaho mu izina ry'Uwiteka. Rero Imana nikugirire neza. Niba wari mushya kuri iyi channel, ntiwibagirwe like, ntiwibagirwe gukanda subscribe. Imana niguha umugisha kandi kugirire neza. Turacyari kumwe, nakagaruka kuri iyi channel.